Nge na mama n'abo bana dukomeza aguye mu gico cy'intera hamwe. Abafite ubuhiri, abafite amashoka, abafite intwaro zose muzi. Baba bamwirayeho, abasaba imbabazi, abamukenyurira ibitenge, nyine urumva ibyo yarasigaranye. Nge ubwo mpita mpunga, mva ahantu yarari mpita njya ku ruhande. Ndabireba ukuntu biri kugenda, bwa bwana bwose bita bumufata. Bumufashe genda murekura njya ku ruhande. Ndangije bamuhuriraho, bamukubita impiri, bamukubita icyo bari bafite cyose barakimukubise, ahita amera nk'ucitse intege, aramanuka. Umuntu amuturuka inyuma afata ikibuye kinini akubita hano, agwa yubitse inda. Aguye yubitse inda, ndabibona nyine ko ubwo twatwana indi ntera hamwe ihita hari icyo kizu, bafata abana bakubita umuhoro banaga mu cyobo cyaraho. Bakubita umuhoro banaga mu cyobo cyaraho. Babana bose babamarira amaho. Ngenda mpagarara ku ruhande. Ndabireba. Noneho ya ntera mwiragaruka. Kubera ko yatabazaga ababwira ati murimo muranyica kandi ngiye ntabwo ndi umututsikazi. Ngewe iwacu ni ibyumba. Ntabwo nduwaho. Urumva arangije tukigeraho hari abantu iwacu bari baragiriye neza muri za mpunzi zahungaga, baraza babaha icumbi. Aho hari harimo umumama wari utwite, abaratubonye. Atubonye indihita imufata. Imufashe ahita ajya muri shitingi yabo kugira ngo agiye kubyara, ajya no kubwira abagabo. Mu kubahuruza, noneho bagarutse, ya ntera hamwe yamaze kwica abana, imaze kwica mama. Wa mugore arababwira ati ariko uwo muntu mbere yuko agenda, uwo mumama mwishe muramurenganyije. Ahita akora ku kaguru, sinzi ahantu ngo bakora, bakumva ko umutsi utera, basanga byarangiye. Ndavuga ngo wa mumama yapfuye. Narahagaze ndeba imbere, ndeba inyuma, ndeba iburyo, ndeba ibumoso, ndavuga niruke, ndakora iki? Hari indirimbo turirimba bavuga ngo ijoro ryamwiriyeho ngo abura umufasha. Ndahagarara, noneho ya ntera mwitira garuka, irambwira ngo wowe wari uri kumwe n'uriya mu mama. Kambwa noya kwihakana umubyeyi wakubyaye. Noneho Yesu abahugisha, tuguwe neza kubakira. Muraho neza. Muraho. Ndumva ningiye gutangira kuvuga. Ndavuga mu minota mike y'undi mwanya mumuharire. Amazina ni Uwamahoro Liliane nkuko babivuze. Ngira ngo si ubwa mbere tugiye gutanga ubuhamya hano, ariko ibya Yesu bihora biryoshye, bihora ari bishya. Niyo mpamvu kubivuga natwe bitaturambira, kubera ko hari ibintu yakoze bifatika. Ngewe ubahagaze imbere muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ntabwo ndi bujye mu bintu byinshi. Nari mfite imyaka 8 buraho ukwezi kumwe, kuko nuzuza imyaka ku itariki 15 z'ukwa gatanu. Hanyuma nabaga mu muryango, ababyeyi, abavandimwe. Umuryango wanjye twari abana 6, njye nari umwana wa 4. Hanyuma muri jenoside bya mbere yaho ntabwo ndi bubijyemo kuko ni inkuru ndende. Muri jenoside ku itariki 7 iwacu baratubwira ngo niduhunge. Ubwo bari baraye batubwiye ngo nitwambare, abana turara twambaye, ariko mu gitondo twisanga twabikuyemo byose kubera ko tutari tubimenyereye. Hanyuma mu gitondo baratubwira ngo nidufate ibyo dushoboye hanyuma duhunge. Dutangira urugendo rwo guhunga. Hanyuma tujya ahantu mwa bene wabo na mama. Hanyuma tugezeyo tuhamara iminsi. Papa wacu ahita avuga ngo ntabwo ndi bukomeze kuguma hano, reka nsubire mu rugo njye kubashakira. Twari dutuye hano hakurya imasoro muri Ndera. Hanyuma aravuga ngo reka nsubire mu rugo njye kubashakira ibyo kurya n'ibyo kwambara. Agaruka mu rugo. Hanyuma mu kugaruka
ahita ahura n'interamwe zari zaramubuze bahita baramwica. Uwaduhaye ubwo buhamya yaratubwiye ngo yamubonye ku nzira bamubambye. Amakuru turayamenya, hanyuma aho twari twihishe n'ubundi baza kuhatera, biba ngombwa ko dukomeza urugendo. Ndimo ndavuga nihuta, ni ubuhamya burebure. Uko ngenda nkura, ngenda ntekereza ko ibyo bintu ahari ari byo narose, ariko nkibuka ko byari byo, amaso yanjye yabibonye. Hari ibintu ngenda nkabaza abavandimwe twari kumwe icyo gihe, nkababwira nti ariko ibi bintu ko mbyibutse byarabaye, bakambwira ngo byarabaye. Nabonye abamama bapfa, mbona abapapa bapfa, mbona abana aho hantu twari turi. Hanyuma mama dukuramo, dukomeza urugendo, tujya mu bandi bene wabo. Ni inkuru ndende. Hanyuma igihe kiza kugera, twari ahantu ku kiliziya yitwa Igishaka, ku bahazi. Twagezemo ari mu mugoroba nka 11:00, twinjira muri iyo kiliziya. Hanyuma hari harimo abantu benshi barimo gusenga. Mama wanjye aririmba indirimbo kugeza uyu munsi ntabwo nyikunda. Iravuga ngo uko wayoboye Abisiraheli ukabambutsa ya nyanja itukura, ukabageza i Kanani, mana utuyobore. Ntabwo iyo ndirimbo, ntabwo nyine iyo nyiririmbye mpita nibuka ishusho ya mama ahantu twari twicaye, twari hafi y'umuryango, ko twasanze iyo kiliziya yuzuye. Murambabarira, nkigera hano urumva ku kiliziya hari hateye ibiti, hari igiti nsanze hariya hanze. Ibyo biti byari biteye kuri iyo kiliziya. Oderi yabyo iyo ngezeho za image ziragaruka. Nari ntegereje umutware arimo guparika, nisanga mpagaze munsi ya cya giti. Nshatse ahantu nkungira ndahabura, numva mu mutwe birivanze, ariko byose ni amateka yacu. Iryo joro twaraye aho ngaho, mama wanjye yarayavuga ishapure, twari abakatolike, turara dusenga amasengesho ashoboka. Hanyuma mu gitondo yari yahunze yambaye ibitenge byinshi, kubera umva yari yahunganye abana benshi. Hari abo ku musozi w'iwacu, hari n'abacu. Uko tugenda kuri bariyeri bagenda bamukuramo kimwe, bamukuramo kimwe, bamukuramo kimwe, ariko imbere yari yashyizemo ikanzu. Yari afite n'amafaranga, akajya agenda yigura ku mabariyeri. Ni ibintu byinshi ntabwo nabivuga nonaha. Hanyuma kuri uwo munsi wa nyuma, mu gitondo cyaho ahantu twari twaraye, mama turamubwira ngo turashaka amata. Njye nari nanamuzengereje, urumva nari twari twaramenyereye kubyuka tugira ikintu dufata. Mu gitondo ndamubwira ngo ndashaka amata, ku buryo na n'uyu munsi byatumye amata iyo ngiye kuyanywa ndabanza nkabitekerezaho, kubera ko hari igihe nayashatse sinayabona. Ndamubwira ngo ndashaka amata kubera ko twarayabonaga iwacu. Abuze uko atugenza, ajya hanze, asohoka muri ya kiliziya, ajya hanze, asanga interamwe zafashe nyine inka. Arabahendahenda aravuga ngo mwambare mukampa ibigozi 2 by'amata, ibikombe bya kigozi, ngira ngo murabizi. Amuha ibikombe 2, kimwe urumva ninjye nari namuzengereje, ku buryo hari ijambo yambwiye, yarambwiye ngo mana yanjye, kera imbere yajyaga ambwira ngo sogokuru mbere yuko apfa ngo yaramubwiye ngo muzapfa mushire ngo hasigara akana kamwe. Noneho akajya ambwira ibintu binduta, akajya mu masambu akanyereka ngo imbago naha, birangirira aha, bitangirira aha. Akajya ambwira hari menya yarazi ko ari ngiye uzarokoka. Akavuga ngo mana uzambabarira akana kanjye ntikazabura ibyo kurya. Nuko hanyuma aduha amata. Maze kuduha amata, ahita avuga ngo reka dushaka uburyo tuva kuri iyo kiliziya, dufata umuhanda tujye mu bice by'iwacu. Hanyuma abona umugabo aramubaza ati wandangiye umuhanda ushobora kungeza i Masoro? Kumbe uwo muntu abajije ni Interahamwe. Umugabo amubwira ati ngwino nkubwire, ati ndagucira, ati ndabanza nkugeze kuri Senide. Kumbe kuri Senide ni ikizu biciraga haba.
tumanuka twiruka tuzi ngo atujyanye, yumvishe SND yumva na ahantu azi, aravuga ati ndahita amanuka ngeri iwanjye. Tumanuka twiruka twumva ko nyine tugiye. Ubwo babana mama uyo bamukururaga kuri bariyeri bamusangaga bose. Njyewe ntago nzi ikintu cyankoreshaga, nahitaga njya ku ruhande, ntago najyaga musanga. Hanyuma ndangije tumanuka twiruka, wa mugabo aratubwira ati nimwirukanke cyane. Kumbe uko turi kwiruka hari mu gitondo kare nka saa 12 saa moya gutyo, uko twiruka turi gusanga aho abishi bari. Tukimanuka icyo gihanda tugikata mu ikorosi tuba tuguye kuri bariyeri. Abandi bantu twari kumwe bakuru babibonye, harimo umumama umwe yarahetse murumuna we ngiye kubona ko narabirebaga nabaga ndi hakurya y'umuhanda, mpita mbona cuncumutse mu mugunguzi wari urahariruka. Nge na mama n'aba bana dukomeza aguye mu gico cy'intera hamwe. Abafite ubuhiri, abafite amashoka, abafite intwaro zose muzi, baba bamwirayeho, abasaba imbabazi, abamukenyurira ibitenge, nyine urumva ibyo yarasigaranye. Nge ubwo mpita mpunga, mva ahantu yarari mpita njya ku ruhande. Ndabireba ukuntu biri kugenda, bwa bwana bwose bita bumufashe genda murekura njya ku ruhande. Ndangije bamuhuriraho, bamukubita impiri, bamukubita icyo bari bafite cyose barakimukubise, ahita amera nk'ucitse intege, aramanuka. Umuntu amuturuka inyuma afata ikibuye kinini akubita hano, agwa yubitse inda. Aguye yubitse inda, ndabibona nyine ko ubwo twatwana indi ntera hamwe ihita hari icyo kizu, bafata babana bacukubita umuhoro banaga mu cyobo cyaraho, bakubita umuhoro banaga mu cyobo cyaraho. Babana bose babamarira amaho. Ngenda mpagarara ku ruhande ndabireba. Noneho yantera mwiragaruka, kubera ko yatabazaga ababwira ati murimo muranyica kandi ngiye ntabwo ndi umututsikazi, ngewe iwacu ni ibyumba, ntabwo ndi uwaho. Urumva arangije tukigeraho hari abantu iwacu bari baragiriye neza muri za mpunzi zahungaga, baraza babaha icumbi. Aho hari harimo umumama wari utwite, abaratubonye, atubonye indihita imufashe ahita ajya muri shitingi yabo kugira ngo agiye kubyara, ajya no kubwira abagabo mu kubahuruza. Noneho bagarutse, ya ntera hamwe yamaze kwica abana, imaze kwica mama, wa mugore arababwira ati ariko uwo muntu mbere yuko agenda, uwo mumama mwishe muramurenganyije. Ahita akora ku kaguru, sinzi ahantu ngo bakora, bakumva ko umutsi utera, basanga byarangiye. Ndavuga ngo wa mumama yapfuye. Narahagaze ndeba imbere, ndeba inyuma, ndeba iburyo, ndeba ibumoso, ndavuga niruke ndakora iki? Hari indirimbo turirimba bavuga ngo ijoro ryamwiriyeho ngo abura umufasha. Ndahagarara, noneho yantera mwitira garuka, irambwira ngo wowe wari uri kumwe n'uriya mu mama. Ndambwira noya, kwihakana umubyeyi wakubyaye. Ndamubwira ntabwo ari mama wanjye, uriya mu mama yantoraguye mu Bisheke Nyacyonga. Kuvuga Nyacyonga, abo bana bizo mpunzi bajyaga ngo baza bahunga, abana benshi batakaye mu Bisheke, niko najyaga numva babivuga. Sinzi ahantu ubwo bwenge bwavuye mpita mbivuga. Ndavuga ngo uriya ntabwo ari mama wanjye, yarambonye maze iminsi 3 mu Bisheke, aravuga ngo ngana n'abana banjye ngo ino nkitwarire. Ahita aramfata, noneho anjyana mu bana be, nuko nahuye n'uriya mu mama. Atoke atubwo nitoraguriye akana ngo ino nkutware. Afite ibyo amaze gukorera kwicisha abavandimwe banjye na mama aho ngaho. Ubwo izindi ntera hamwe zirutse zijya gufata babandi twasize ku kiliziya, hari abari kuza badukurikira, babirayemo bariho barabica. Induru, imiborogo, abantwaye muri shitingi. Angejeje muri shitingi abwira umugore we ngo nta mwana bagiraga, ngo aramubwira ngo uyu mwana ntumuhe ibyo kurya, ngo amaze iminsi 3 atarya, umuhe icyayi na biswi. Abarabimpaye ntangiye kubirya, ariko nkumva induru hirya impande zanjye, nkavuga nti nanjye baranyica. Noneho muri uwo mwanya ngiye kumva numva ubuntu arasuhuje, ahita avuga ngo ndashaka umwana uri hano, ngo mumaze kumwicira mama we n'abavandimwe be, mumpa umwana uri hano. Avuga nabi.
ubwo burangica ndavuga maze kumubeshya ko atari mama none arantanze. Ako kanya tavuga ngo ahamagara amazina y'abana biwacu bose, ntiyarazi uwasigaye uwo ari we. Arahamagara na umwana wa 4, mba nditabye, ati sohoka. Ndasohoka ngeze hanze, ahita mbaza ngo ari njyewe n'uyu mugabo wagutoraguye ninde ujyana nawe. Ndambwira nteramwe ntiwe ntago nkuzi, ndajyana n'uyu nguyu nzi. Ahita mfata ukuboko, atumaze kumwiciranye nanone muravuga ngo ahita afata akaboko kanjye ahita nyirukankana. Amahirwe nagize urumva ntabwo yibutse ko namubeshye, abaranyirukankanye ahita njyana muri shitingi yawe. Turagiye tubayemo uwo munsi, hari mu gitondo urabyumva, ahita haragwa imvura, abantu ubwo niko bariho barabica, abiruka muri ya nkambi, ariko tukajya twumva amasasa ariko ntaza ahantu ava. Hanyuma bigeze mu masaha nka saa 8 gutyo bishyira saa 9, barambwira ngo tugiye kugenda kubera ko ngo inkotanyi ziri kurasha aho hantu, kubera ko bari kubona ko bari kwakorera ubwicanyi. Niko umugabo yambwiye. Arangije ahita afata agafuka ankorera udusaka, niba ari udusaka ntabwo nibuka ikintu yankoreye, ariko yankoreye akantu ku mutwe. Arangije aho hantu abantu bose bavuye muri ya kiliziya benshi babiciye aho ngaho, kuko abenshi twabacagaho bari gihorogoma bakiri gutaka kubera ko bari batarashiramo umwuka. Mbonamo n'abantu narinzi. Noneho ahita dufata umuhanda, wa mubyeyi nababwiye yahise abyara twamusizaho, kumva ntitwaye dushoboye ko tujyana. Duhita turakomeza dusubira mu bice by'iwacu. Nihuse ntago nababwira urugendo nagenze. Ngeze ku musozi w'iwacu turaharara, bukeye mu gitondo uwo mugabo urumva ntiyari bushobore kwinjira mu nzu wacu ko papa yari yarasize hafunze. Abaturage baho ngaho baravuga bati twari tuzi ko bashize, none nawe uyu mwana avuye he? Barangije ngiye ko mbona haje imodoka, birara kuri ya nzu, barapakira iby'iwacu mbireba mpagaze, bagashaka kunyica. Umugabo akavuga ati mwangiriye nabi, mwanze kuncumbikira, se w'uyu mwana aranyemera aranyakira n'umuryango wanjye, uyu mwana azapfa ntakiriho. Umugabo ndambararaho, mpagarara haruguru y'inzu y'iwacu, barayisahura barayirangiza, barangije barayishumika, barayitwika. Urumva niho nari mfite ubuhungiro bwo guhita njya n'uwo mupapa, barahatwitse barahasenya. Cyokoza ibikuta bisigara bihagaze, ariko amabati n'ibintu byose babitwaye. Umupapa burahanshyira, dusubira ku baturanyi bandi aho twari turi, bakajya barara andaririye. Hari ijoro rimwe ntazibagirwa, yandaranye muri toilette bari kuyizenguruka bashaka kunyica. Yari afite umuhora, aravuga ati muzamwica uko nanjye nabishe, ntago uyu mwana muzamukoraho. Abonye ko bazanyicira kuri aho gasozi, arambwira ati reka hano hantu tuhave bazahakwicira. Tuzamuka mu bice bya Kimironko, naho tuhaba iminsi. Igihe kiragera dukomeza na za Kicukiro. Nagenze urugendo runini, ndananirwa, ntoboka ibirenge, ndwara malaria. Wa mugabo arakomeza, hari aho yageraga akampeka. Turagenda, nza kwisanga twageze Kicukiro kuri Eto. Hanyuma n'urugendo rurerure, mbona turi kuzenguruka Eto. Bwa mbere turahita, bwa kabiri mpita mbona umuvandimwe wo kwa data wacu. Hanyuma aramubwira ati se ko igihugu cyafashwe wambabariye ugafata uyu mwana? Umukuru wanjye arambwira ati nanjye mfite abandi bana nahunganye simbona aho mushyira. Arongera turazenguruka, uko twazengurukaga aho twajyaga baraduhindaga tukagaruka. Tugarutse muri iyo aho twongeye guhura, ahita amubwira ati wambabariye ugafata uyu mwana batamunyicana koko. Wa mukuru wanjye abuze uko agera aramfata. Hanyuma urumva agiye ibyo ku musozi wacu, ubu bimwe narabyibagiwe, nari bimeze nk'akaradiyo. Wankoragaho wambaza nkabivuga byose. Atangira kumbaza, urumva we ntiyari ahari, yakoraga muri golfe, yabaga za Gacuriro. Atangira kumbaza amakuru y'iwacu. Noneho navugaga nk'akaradiyo, nkavuga ibintu byinshi, nkumva nibwo ndimo ndaruhuka, kuko amayimaje yakomezaga anca mu maso. Ageze aho amfunga umunwa, arambwira ati ceceka batakwica. Wa mukuru wanjye aramfata, turahungana. Tuza kugera igihe tuza no kujya muri stade, niho inkotanyi zaje kudukura zitujyana i Ndera mu nkambi. N'urugendo rero nasimbutse ibintu byinshi. Hanyuma tumaze kugera i Ndera, bangombwa ko bavuga ngo abana bose b'imfubyi babatwaye muri orphelinat.
njya muri Ruferina magirira umubabaro mwinshi, ariko umubabaro nari mfite kwigunga kwinshi. Aho twari turi muri Ruferina habaga hari abana benshi b'imfubyi ariko bafite abavandimwe babo, gasanga yahunganye karumuna ke, undi yavunganye gasaza ke, je nkabona ndi njyenyine nkigunga babara. Nta mwana n'umwe narinzi. Batwimurira mu yindi Ruferina, baje kunsura ndababwira nti ngiye nzatoroka ntabwo nzahaguma. Hanyuma nza no kuyitoroka koko, mva nsubira aho twabaga mu nkambi, mbwira umumama wari uhari w'umupapa n'umumama, ndababwira nti munyiyandikisheho nibaza kubaza abana b'imfubyi muvuge ko muri ababyeyi banjye. Nuko bantwaye nsubira nyine muri mu nkambi kugeza igihe cyaje kugera kwa data wacu bari 7, hapfa 3 n'ababyeyi babo hasigaramo 4. Mumwe muri abo nibo twaje kubona nyuma, baramfata barantwara barandera. Hanyuma jenoside irangiye, mama yavukanaga n'abana 7, murumuna we yari yarashatse, yarabyaye abana 3, na musaza we nawe yari yarashatse. Abo bose kwa mama barabica bose barashira. Kwa mama ninjye wagiye kuzungura, nta muntu uvukana na mama ubaho. Hanyuma kwa papa nyine ubwo nabo 4, uwa 4 wari uriho umukuru muri bejo bundi muri 2024 nawe yari ipfiriye, ubwo mbasigaranye ari 3. Nagenze urugendo, kubivuga mu minota iyi ntabwo byoroshye, ariko urwo rugendo nirwo nagenze muri jenoside. Amaso yanjye yabonye ibintu byinshi. Nyuma yaho najyaga ndara mbona abantu, nkabona abantu bari gupfa, bari gutaka, noneho mu rugo bakayoberwa uko bangenza, bakarara bansasiye ibyatsi binuka. Nkarana mbona udukecuru, nkarana mbona ibintu bibi, kubera nyine ama image y'ibintu nabonye. Nta muntu nari mfite uri bumbwire ngo uwo mukuru wanjye nawe yari gisenzegera ikiraho ntacyo yari bumfashe. Agize ngo arashatse, ashaka umusirikare, nawe ntiyabaga mu rugo. Njyana nawe gushaka, nyine tubana aho ngaho mu buzima bugoye, nta kintu na kimwe banyimye bagifite. Kujya kwiga byari bigoye kubera ko uwa mbere ndawiga, uwa kabiri kugeza mu wa 5 niho nahise nitekerezaho, nibuka ko ntagira ababyeyi, nibuka ko ntagira abavandimwe, nkabona abandi bana baze kubasura ku mashuri, ngiye nkabura umuntu nsura. Ntangira kugira agahinda, ntangira gusubira inyuma mu myigire yanjye. Mu wa 5 mu wa 6 nkomeza secondaire, ariko ngeze aho nari mfite principe ivuga ngo ntabwo nziyandarika kugira ngo ntazastukisha izina rya papa wanjye. Bakavuga ngo akana kagasasira kasigaye kigize ikirara, nzabiharanira mpaka izina rya data ritazatukwa. Kandi Imana iramfasha kugeza igihe nakirijwe, niga gusenga, niga kubwira Imana iby'umubabaro wanjye. Kimwe mu bintu byamfashije ni ukuba responsable, kuba nari umuyobozi w'abandi bana ku ishuri, nkajya nakira ibibazo by'abana bafite ababyeyi. Nza gusanga ahubwo jewe ntabwo ibibazo byanjye bikomeye, ahubwo babana nibo bafite ibibazo. Ntangira kuba mama wabo, ntangira kujya nakira ibibazo by'abana. Hanyuma Yesu agenda anyomora gake gake. Ikintu cyari cyaranze gukira ni igikomere cyo kutagira umuvandimwe. Nabonaga abana benshi ari imfubyi, twabaga muri ARG, nkabona ntacyo bitwaye, ariko nkagira igikomere cy'uko ntagira umuvandimwe. Bikanyica, nkavuga ngo byibura iyo ngira musaza wanjye. Nafite agasaza kanjye twakurikiranaga, twakundanaga cyane, ariko cyanga gukira. Maze gukizwa ngenda mbwira Yesu, ndamubwira ngo nutankiza nzapfa. Ko byaje kumviramo kurwara umutwe, ngeze mu wa 6 secondaire, nkajya ntubwenge kubera ako gahinda. Hanyuma igihe kiragira, mfata amasengesho mbwira Yesu, ndamubwira ntuzankize. Baramvuje muri Bosco Sociale, baramvuze, hari hashigaje kujya Indera. Mbwira Yesu ngo uzankize iki gikomere cyo kutagira umuvandimwe, niyakire ibyabaye. Yesu yokabyara icyo gikomere azarakinkiza. Numva ndorohewe, numva nabitekerezaga kubitekerezaga gusa, egari guhita ndira. Nabaga ndi mu rusengero nirwaga ndira, bakagira ngo nugufashwa kubera wa mubabaro wo kwibaza ngo nta muvandimwe ngira. Ariko Yesu araza, icyo kintu aracyomora.
ndamushimira ko ari umwami mwiza, yarakoze, ndamubashimiye, yangiriye neza. Hanyuma soza, ndashima Imana ko yanyigishije gusenga, nkashobora kwiga gusenga, nkamenya uburyo nshobora kujya kubwira Kristo iby'imibabaro yanjye. Yampaye ijambo rivuga ngo nzakwigisha, nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Iryo jambo ryarantunze kugeza na n'uyu munsi. Iyo binyobeye ndagenda nkabwira Mwuka Wera, nkamubwira ngo warambwiye ngo uzanyigisha, ibisimba ishoboye ariko nyigisha. Imana ibaha umugisha, ni ibintu birebire ariko muri makeya Imana yampaye kwiga, ndangiza kaminuza, Imana iranyubakira. Reka mbabwire, uzi kuba warabaye imfubyi, warasigaye ukabura n'urubyaro, ntago byari byoroshye, ariko Yesu yabanye nanjye kugeza igihe yaduhereye abana. Mureke dukomere kandi dukomere twiyubaka. Yesu abamugisha.